umumama ubu ndihuye ubu ndihuye ariko urugendo ruracyakomeje. Mwaramutse neza, muhari Imana bane namwe. Vlog yanjye nitangiriye hano i Huye. Nagiye gusura abavandimwe, ngiye Nyamagabe. Ukuntu ndi kungana byo byonyine kibonkiya. Twasuye imize Kinyambo kiri inyuma, dusoreze muri iyi ngoro ya hano. Duhereye hano kuri ibi bikindi, kabaga ari igice. uturi hejuru y'umuryango two twitwa amashyoro. Ni ikimenyetso cy'ahakomeye. Ibwami nibo batungaga amashyoro cyangwa umutware. Abantu bose ntabwo batungaga amashyoro. Umurongo mubona w'umweru witwa igitabo cya Nyirantarengwa. Hano imbere byaraziraga kikazirizwa ko wawurenga utabihera uburenganzira. Iyo wahabwaga uburenganzira gafate biraryoshye. Iyo umuntu adasuye ahantu ntabwo amenya n'iby'ibyiza byaho. tujyemo. Ziracyarimo hano. Murebe iyi kanzu, mana yanjye, abantu mwambara sheriya mwambara neza. We ngewe nkunda sheriya, nuko byananiye kuzambara. Ndabizi ko zinambera. Najiye muri Hayati. Hano hari fani. Iyi fani irakuzunguza ukumva uko ubaye. So mba ndi gukora nimenamo n'agakawa. Ikintu cyitwa gukora shuti y'imyenda kiragora. Uraruha ukumva uko ubaye. Ngomba kuza nariye meze neza kugira mbone kime zo kwiyambura nambara. Iyi myenda abantu bari bose barayambara, abasirimu, abakristu. Naje gusanga hano bafite na ya Misk Tuhara nababwiraga. Mubarebe kuri TikTok bitwa Hayat Hijab Shop. Barayigira bakagira n'andi maparfum. Parfum mana rurimira. Murebe ukuntu kano gacupa ari keza. Nta kibazo. Umugeni sha. Nyuma yo kuva mu kazi natahanye kano gacupa keza muri kubona. Harimo akantu k'ubumara gahumura neza, ngiye kwisiga
umaze koga icyo ni igiki? Ubu ni nijoro maze koga. Iyo maze koga njyewe nijoro akenshi ntabwo nisiga, sinyapfa kwisiga nijoro amavuta, ariko mba mfite utundi tuntu nisiga nyine turi aho duhumura, dutuma ndyama numva ndi kwihumurira neza. Abantu tujye tureka gukora ibintu, cyane cyane abantu bafite urugo, ukumva ngo ngiye ngo ibi ngo mbikora kubera umugabo wanjye, igiye gushaka kubikora kubera we, ariko ubundi ahanini wakabaye ubyikorera. So nawe ubwawe ubaye uryamye urimo urahumura umeze neza, ntabwo waba uri kwiyumva nabi, nyine nawe ubwawe wumva wishimye. So ngiye kwisiga kano, ndangiza ndenzeho iyi miskitohala, hasigayemo gakeya. Ejo ngomba kuzagira, ejo nzajyana abana banjye muri salo, abahungu nzajya kubogoshesha, abakobwa mbasukishe utuntu tworoheje tw'imisatsi yabo. Mu gihe bose bazaba bari muri salo ndashaka kuzahita mprofita nkagura kandi akangaka karimo gashobora kunkorera nk'iminsi 4, ndashaka kugura kandi hakiri kare. Nabonye hari ibintu biryoha mu buzima, ibintu ukoresha buri munsi, ibintu uba ukeneye nyine bihoraho byihutirwa, kuba wabigura ukaba ubifite nyine mu nzu, uzi ko ufite nk'iby'amezi 2, biba ari byiza, kuko hari ukwezi gushobora kuza uhuze nyine nta mafaranga, cyangwa ufite ibindi bintu ugomba kwitaho, ukuntu ujya kugura ibintu bya hato na hato. Urugero haba harimo n'uburoso n'utundi tuntu, buriya na padi. Biba byiza iyo umuntu aguze byinshi, ibintu nk'ibi ngibi, ibintu by'amaproteje. Kugura large ni byiza kuruta kugura iyanditseho normal. Aka gacupa ariko nagakunze, ndi mu rukundo nako. So ndabakunda cyane, murare neza, na hejo. Mwaramutse neza, amahoro y'Imana bane namwe, kanizere ko mumeze neza. Njyewe meze neza, ndashima Imana. Ndashimira buri muntu wese ukunda Ketchup TV show, ndashimira umuntu wese ukunda Ketchup, ndashimira umuntu wese ukunda abana banjye. Mana yanjye, hari igihe wari wabyuka mu by'ukuri wenda nta bibazo by'amafaranga ufite, ku buryo bwo hejuru, ku buryo ubonye ahantu bayagukopa wayafata, ku buryo nyine nta gihe umuntu adakenera amafaranga pe, ndabyemera. Ngiye nkunda n'amafaranga, buri gihe cyose nayabonera mpita numva nguwe neza, mpita numva umutima wanjye ukeye, mpita numva ibintu byose nyine ari good. Wari wabyuka utari muri situation yo kuvuga ngo ugiye w'amahano nikopesha amafaranga nayikopesha, nyine bidakomeye cyane, ariko kubera ko dukenera amafaranga mu buzima bwa buri munsi, uyabonye wayakoresha. Ukajya kubona ukabona umuntu ugukunda, ukajya kubona ukabona umuntu ugukunda aragize yego man, mvuye kwifotoza ifoto ya passport ariko meze nk'ikirayi, wagira ngo njundise amazi ku mugani wa yandirimbo. Ukabona umuntu ugukunda arakwandikiye ati ndashaka kukoherereza ibi n'ibi gutya na gutya, ese nimero ya momo niyi tuvuganiraho? Abantu iyo message ije muri ubwo buryo ituma uhumeka, ukareba ko akenda gatunganyije,
ndashaka kugurira abana aka kantu, ndashaka kugukorera iki kintu, uwo muntu ari ukubera ko agukunda gusa. Ntimuragenda naho kangahe wenda ngo yabikore bugwa neza yakubonyemo, kubera ko ukina filime yaragukunze, muri make umuremera ibyishimo, aragukunda, abana be baragukunda, Mana y'isi n'ijuru. N'ababeshye hari ubwo mbyuka nk'abantu mwe nyine nabona nka message nkavuga se Mana mbikore gute, mbigenze gute? Uzi kuba umuntu ushobora kuba ufite inshuti, muri inshuti uyita ko ari inshuti yawe, ushobora kuba wagira ikibazo cy'ibihumbi 300 kubiguha atabiguha, ariko yabigukupa kandi abizi neza ko kubimwishyura ari ikibazo, ahubwo bishobora no kuzatuma mutandukana. Ariko haba hari undi muntu iyo nshuti iri kuguraho inzira ikaba yayamuha cyangwa ikamuha narenza ayo ngayo, kubera ko nyine imeze nk'aho hari ikintu iri kugura. Ariko noneho ibaze umuntu mutabaye inshuti, mutaricara kuri tebe imwe ngo musangire, umuntu Mana yanjye we akumva ko agomba gukora icyo kintu. Hari igihe uhita wumva uwo muntu wamukurura ukamugira inshuti, ukamugira wa muntu wawe, kubera ko nyine Mana ibintu nambaye nabyo bikunjira, kubera ko Mana sinzi. Gusa nashaka gusoza ino vlog nshimira abantu, ni ukuri kw'Imana, abantu mu nkunda, abantu muzirikana abana, abantu munzirikana, umva abantu mubona amaze iminsi nta video na uploadinga, ukavuza uti reka nshake basi Ketchup nimero ye, mwandikira ka message mu gikari mubaze nimba ari amahoro. Ni ukuri kw'Imana muri abantu ba danger, ibyo munkorera ndabyubaha, mbihereza agaciro. Imana ijya ibaha abantu babakunda, ibaha amafaranga, ibaha ubuzima, ubundi ibahe kwirerera. Abatarabona urubyaro Imana ibahe abana, udafite umugabo Imana imuguhe umugabo utazagutera agahinda, umugabo uzagukunda nawe ukamukunda ukanamwubaha. Mana yanjye, Imana ibahe bya bindi byose mwifuza, njyewe nzi cyangwa nazi, navuze cyangwa ntavuze. Kandi nujya gusaba ujye usaba neza Imana. Imana uyisabye neza iguha neza, nuyisabye nabi iguha nabi, kuko niko uba wayisabye. So ndabakunda cyane rero, umunsi mwiza, ibyiza by'uyu munsi Imana ibibahe, Imana ibarinde ibibi biri muri uyu munsi. Abantu mukunda Ketchup nta buryarya, abantu munyifuriza ibyiza, nukuri kandi abankunda harimo uburyarya, namwe bifuriza ibyiza, Imana izaba bibakuremo. So dutere imbere twese, twifurizanye ibyiza, duhane ibyiza, duhane amahoro. Mungu wangu murabeho, mama njye kwirukanka muri byinshi.